nonse sister wanjye kumbona warakaye. Ni iki? Imana shimwe kutarakaye. Ngenda kubeye kose ndagukunda. Feryari. Oya. Ndakubwiye ngo ngewe ndagukunda. Uvuze ngo ndakubwiye ngo umutima wanjye uragukunda. Umwicanyi ndaguteye inkota mu gatuza. Mana yanjye. Ntabwo ujya wumva? Ntabwo bayiteye ku mutima bayiteye mu matwi. Ntabwo ngaru wabonye kugenda udafite amakuru. Akoro ndamuziye kujya coco gusa ayo makuze ntari mfite. Byo menye uko batereta umusazi wa Kimara. Fata ikaramu yawe. Tambwira burya niwe. Wintinze utanatuma yisubiraho. Urongora umusazi natwiga. Chichoke. Cyokoze sinkubeshye ni wewe mujene nyuma ya papa. Shimira kuko anshakiye akazi. Naso ni wakamundutishije kuko nako yari kugushakira. Cyokoze nawe niwe muntu w'igitsina gabo onkoreye ibintu byiza. Nawe ntukagire nagufashije ikiko. Uriya mu boss uri gukorera. Yanyubahaga yaranansuzuguraga ariko basigaye nyubaha kama nicyo wakirenze mu nziranye n'abantu babakabo. Ngiye mu kapo. Bifata ko nyine yakubonye uko atagutekerezaga. Yankeka gute? Ukurura kuzi wimbaza kugira ngo mbisubiremo urabizi ureba nk'umujura. Utambwira ko yampakaza umutima utari hamwe yacekaga ngo ndi mu myiba. Usibye we n'ibikoresho ahubwo yumvaga buri buke n'inzu wayimuye. None yaje gusanga bimeze ute? Impamo y'Imana gukora akazi neza pe ngo namuhaye isomo. Utambwira ko abakira asigaye bamfatira amasomo. Cyane rwose ngubu kujajinga nta kireba ku isura kuko yasanze abantu babi bose atari abajura. Kajundi kamarike mijoro akishukushuka. Wanjishonje ndi umujura. Ariko ubu kutangiye kuntonganya nge ndi Imana isura ninge wayiguha. Ahabwa kato kutabimbwiye unsaba ruswa njana mu cyaro. Ikibazo cyawe utangiye kuvugishwa nge nakujyanye mu cyaro. None nyine ubwo bubi uvuga wabukuye he? Izina ry'Imana ngarutambwira kuba wumva uri mwiza. Izina ry'Imana fata umunsi ari upima amasogoro uri mu makozo mwizikaritsiye ureko hari umuntu uta. Niba ari mu bihu rwose umwanya wa mbere ntawe muhanganira ufata ugafata n'uw'igisonga. Akanyi tukabindyarya gute benje kutarabimbwira ngo. Nuko nge watari ko mbibona ibyo nkubwira ni boss wawe wabimbwiye. Boss nawe yari gutebya ko iyo turi kuganira ajya mbwira ngo umuhungu mwiza. Na MTN ntiyabura kukubwira ngo umukiriya mwiza ariko ntibikore ko isura yawe nawe uyizi. Ibyo ni bikureba ahubwo wowe. Ahubwo iki nga Okay. Naye umukobwa ndamushaka. Baruvuze ngo aho uvuze gute? nizere ko ibyanjye ari byo byumvikana. Byanjye byo ngomba kumvikana ahubwo ari ngiye. Base ni wanabikora cyangwa ukanyobera ko nagushakiye akazi. Wese ndi wabikora cyangwa ngo unyubahire ko nagukundishije abakire. Umunsi yarankunze arampemba. Ako kwasama umaze kunshimira. Mbikoze ari nde wabanje. Njyego ninjye gusa n'urusonyo wabyukaga. Ngaru uyu mukobwa ndamukuru. Sigara wowe abari kumukora. Nawe sigara hano Ngaru. Baritse nkabari njya. Ese wose akabari njye ujya. Ujyane iki? Wese ujyanye iki? Uri umukozi nkabundi. Sinakorangiye akazi se. Yese ucuje abakire bo. Njyanye urambe. Nanjyanye yo ubukire n'akazi mfite mwiro minsi shanti ndiguhembwa se. Cyata. Ishahara. Cyata n'umushahara. Ishahara. Banyongeye. We. Usinjye kurikiraho. Wo kugira nanjye ngo muntereta mwana usa kuri iyo. Kwese tumuhombe. Ese ni gute nitura tugabane cyane wanga bimenekera. Bimenekera harkwese tumuhombe. Ese numutereta kwa Asa dufite umukunzi. Twanganya mu mwaka ushize. Umwakwije umugora mwamuri kumwe. Ngabira. Nanjye reka njye wowe ufite ibyibiro uruvuyemo vuba. Ako urajya mu rukundo umukozi mu rugo ngurumaze iki nawe amasaha. Nkora mu bipangu uriko biraza. Ndabyumva ni mu gipangu nayo sindiye ku gasozi. Ahubwo ko Bamema nka Jean de Poche ariko bamaze kungira umwana. Uriya mukuru ntitwarira ngo nitungane. vuga ngo waramureze. Amatwi mariko. Umuje imyaka igenda. Ubwo byumvikanye umwana w'imyaka 9 sararira. Umwana tumureka agende koko. Twese tumuhombe. Akanya utandukanye n'uriya n'uyu ushaka kuzana bo. Nari ngabyi. Ta. Wanye ta. Nawe ta. Niye dutaye twese. Bahanye. Taha. Umeta. Nyine nawe ta kandi ntuhindukire. Ahubwo nahe. Si byose. Waya ngaru tarenga ngaru. Ase uwo muri kumbaza iki? Twumvikanye nguki? Ko tujya gutaha nyine. Hanyuma iyo nzira niyo uca mutaha. Wese niyo uca mutaha. Ngangwiro dusubire inyuma twese dutaha. Ombe kimara hano ye. Kaze nyina turatahana. Ngaru ntukabimbwa ibyo bintu ntabwo aribyo twumvikanye. Yego se byo ndabizi nyine. Ariko ngaru we yahaguma hafi aho. Ariko umutima gasesekara ku mwose namuhoma ngo mbyeme. Uri inshuro n'umwe arahagwa n'ukuri kw'Imana. Ariko wazi kunyabira ukamara ukamva inyuma. Ndakuva inyuma ariko nyine namvira kuri marayika. Madamu wanjye wazaje gukomeza kwita marayika wenda gukurira iryinyo. Ahubwo ngenda gukubita ibuye ry'umutwe ukomeza gukurikira umugore wawe. Ako wanyana yingo ntabwo ndi kukubwira. Ngaru njyewe ntabwo namuhomba. Nanjye ko nta muhomba. Hanyuma se nyine ugura ajya ngo bigenze gute? Reba cyo kozira kamwe. Nyana yimbwa igiheze. Ndayica.
Cyoza n'imife uriya mwana waramwangirije pe ariko namwangije ute kumukiza ubusugi uko bizera aho babucuruza. ikibazo si ubusugi guta ukundana n'umuntu ari muzima bikarangira asaze. Ubu nawe usaze bakumbaza se njye nawe turakundana. umva ko urukundo ari impumyi mukara niyo twaba turabatinganye we nago nakuyoberaho. umutinganyi w'umukene se wamubonye ariko ninde wakubwiye ko ndi umukene? none twirwe tuguhakanya kuri umutinganyi. atingane na sakuma nk'ibishyimbo bikahumira. gabanya urwamororinga boro n'icomere. ahubwo se n'imife garase wigeze umuhaho? ongeraho ngo naramuhaye ararira atangira gusenya inzu ya randirode nanjye ndaje nava ngo urugo sindurokoka. birumvikana ntuzi ko iyo bamaraga gusinda bahitaga barwana. none ubwo urumva warwana n'umuntu uri gusenya inzu ya randirode amaherezo akaba yahe? ibyo gusenya inzu byo yahise bivaho. intambara yanyu ko itagipfa kwikiza ubwo byagenze bite? yahise apanga gusenya isura yanjye kuko televiziyo kare cyane yari yamaje kuyimena. ubundi urukundo rwanyu ntabwo ari urwa Jacques na Rose. ubivuze ukurira n'urwa Ruguri na Cynthia kandi uzo umugeri wabaguhari wagenze isafuriya yabaga ivuze ubuhuha. uyu mutwandi imisege ni ukuwangana cicikarigiye nk'ubisi rushi y'isosi ishyushye ngira ngo ni grenade. niko shamuko aho wabereye umusazi usiga unyura ku bantu utanababwiye ngo mwiriwe. ntabwo nabashuje. oya rwose uwo si umuco uzabwira nyoka gutoza umuco. mwiriwe yego twiriwe nyine kugiye udasuza umuhungu wawe. mwana waje ugasuhuzanya. kaname muri wesedi ngende umwana wawe. hajya natawe ingofero bakwitana. kinanyibuka nitwa Musira. kumbwiye ngo ni umwana wanjye akaba ari kuntuka. bagatukanya kwa gicucu ngaho igendere. mwana wawe ngwino ngo utume. gatumwe muri wese wa kigore we ntiwongere kunyasamaho urabona ukuntu kiri gushinyika urasekera ndetse. umusa mwitegure kwiruka amenya vumbi ko mwakundanaga birajaguye. nyuma y'ibyabaye byose ni ukuvuga unyituye ku manyoko. oya wirakara mama wanjye. cyane narakibyaye. imife mama wagira umutima mwiza rega. wagicucu Chichoke. ako nyakuzi wa mazuru we agutaka wowe kutavuga se umunwa wawe bawufunze. wirukankaga ku kikuta rwose unyiruka. wowe wirukankaga ku rero njyewe no muri gahunda irakomeje. tiyancika ndakurikiye. arahitamo twese turajyanirwa biga. ibyo ko bikwirwa nk'ibyasaze biri guhunga iki. ubundi ntituri kure y'umusazi turi guhunga umusazi. uriya gufasha yaguca amanuza bikarangira ubaye inkone. mwete kubona muri kuntindiriza inkuru kajya gukora inkuru y'urukundo sha mpumbise. rata mumbwiza ukuri uwo musazi utumye igihugu mukimaze amakuru nk'uwahe. Grace uramuzi? iryo zina ntaryo nzi ahubwo njyewe nayo nkurikiye umukobwa mwiza adutora ari kwiruka inyuma yanyu. uwo niwe Grace rero. umve bigorye umuntu usa neza kuriya yasa. rebereye ibisazi se nibyo byanga ubwiza. ahubwo wowe uri tayari kujya mu rukundo n'umusazi. ese nshaka ibintu bitina ngo by'inkundo byo kwirindiza nishakira akabari. sha waraguhana akababari kuko uravayo wamugaye. none se buriya ahubwo wamugani yasajijwe ni ni sheri wamucomesheje ubwenge buratumuka. kurya umwotsi w'isigara uzamuka wazamukanye n'ubwenge. yabuze ubwenge yabuze kwibuka cyangwa byarivanze byose. waretse ko imibare yajemo igifaransa. ariko basi wenda iyo ugerageje kumubaza ikintu agusubiza ibyerekeranye. dore ubundi ukuntu ateye. ibyana by'imbwa biracitse we mwana we. nonse sister wanjye ko mbona warakaye. ukajwe n'iki? imana shimwe kutarakaye ngenda kubeye rwose ndagukunda. ngapfuye ryari? oya ndakubwiye ngo njyewe ndagukunda. uvuze ngo iki? ndakubwiye ngo umutima wanjye uragukunda. umwicanyi ndio guteye inkota mu gatuza. Mana yanjye ntabwo ujya wumva. ntabwo bayiteye ku mutima bayiteye mu matwi. none se ko mbona uri mwiza nkaba numva ko usubiza ibintu bidahura. ku muntu ukoresha ibimenyetso se uri ikiraro. basi wumva icyongereza. maje kukuvumbura mu nkuru umusozi.
basi mvuge mu kihe kirimi kugira unyumve. kutumva n'ikibazo niyo mpamvu utazi n'ibintu urukumbaza. Ariko nta kintu kimwe navuze kitumvikana, nge navuze ngo ndagukunda. Ugushaka tuhita tubikora. Oya nanone byabaho gake gake mpaka tubana. Oya njye ntago birindira kubana akakanye tuze tujya kubikora muri amasaka. Ko numva ufite gahunda. Gahunda rwose nta nubwo biri bugusabe gushitura umuntu aruhora uhagaze. Bakunjazwa n'indumva ari wowe ukeneye twige. Nyaruka. Ako ngaru wabonye kugenda udafite amakuru. Akorora ndamuziye kujya coco gusa ayo makuze ntari mfite. Byo menye uko batereta umusazi wa kimara. Fata ikaramu n'ikaye winga. Utampi, utaniwe. Wintinze utanatuma yisubiraho. Urongora umusazi ntatinzamo. Kunkurura unjyanye he? Tugiye kubikora. Iki tugiye gukora? Biriya byari bituvanye hariya. Sheri, Karame mugabo mwiza. nagushatse ndakura ratize. Ase wowe urashaka iki? Wininza reka ndebe ibinzanye. Bigenza gute se muhanga wo gukora abasazi we? Shabura nanjye ntinze mu magambo none baramurashye. Kwigondera abasazi si bya bose warahi. Mbese panki ni ikinure. Dissolve!